Ya ngo bimeze bite, mambo vipi? Esawa bweri batu Ready yakubwiye ati nkwagara. Okundaba Igihe ni isaha nigera ukumva udashaka kumbona. Nongamba Mukunzi ndagusabye uzambabarira umbwire. Bwe buli jango ulira onkoye Igihe uzumva ndambiwe Ndiko onyambanga ukumva utakinyeneye uzamfasha umbwire. Kola zolusi Ndebe icyo nakora. namba kanguveko Nje hari igihe nca ntekereza kuba nakuvaho. Kwaza ekingumya nezigalanga nindalwa kuba umutima gwange gulyeyo josula. Igikomeza kumfasha cyane ni ukubera ko nzi ko umutima wanjye ubaho ngaho. Kwagala nnyo mukwano kwagala Ndagukunda cyane mukunzi. nnyo kwagala Ndagukunda cyane mukunzi. Kwano kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala Ndagukunda cyane. Bali n'emipango babeera bakugamba ndi muziwa. Abo bantu rero bafite plani yo kumbeshyira ngo ndi umunyabyaha. Babeera bagala kubeera woboli Kubera yuko baba bashaka kubaho ngaho uri. babeera bakugamba ndi muziwa misango. Baba bafite plani yo kugira ngo bambeshyere ngo ndi umunyabyaha kubera ko baba bashaka kubaho ngaho uri. Sinko wane ngamba kambiveko Ngewe sometimes hari igihe bindambira ikwaza kubera yuko nashobora kuba nakunda umuntu tudashobokanye. wange gulyeyo josula. Ikintu kiguma kinera imbaraga ni ukubera yuko nzi yuko umutima wanjye uri aho ngaho urara. Kwagala nnyo mukwano kwagala Ndagukunda mukunzi cyane. nnyo kwagala Ndagukunda cyane mukunzi wanjye. kwano kwagala nnyo Ndagukunda cyane mukunzi. Katonda yatwala obudde Imana yafashe umwanya obulungi bwonna irangije ifata ubwiza bwose abugatta irabuteranya nabuteeka ku ggwe irangije ibushyira kuri wowe. na Imana yafashe umwanya obulungi bwonna ifata ubwiza bwose nabugatta irangije irabuteranya bwose ku ggwe irangije ibushyira kuri wowe. otunula gwe boyoge Ukuntu ureba ayimba uri kuvuga uba umeze nk'uri kuririmba nnyo mu bulungi mukama ate akuseera kuri mu byiza. Ntabwo Imana yigize ikusondeka mu bwiza. onya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga N'amaso yanjye anyereka yuko ari wowe urusha abandi. Njye sometimes hari igihe bindambira nkumva nakuvaho kubera yuko mba mbona tudahuza. omutima gwange gulyeyo josula naye Ariko ikintu kigumya kinera imbaraga ni ukubera ko umutima wanjye uri aho ngaho urara. kwagala nnyo Bamwise radio nnyo akubwira ati nkwagara nnyo nze kwagala nnyo cyangwa se ndagukunda cyane. kwagala nnyo kwagala Ndagukunda cyane. Bamwise radio. Umusobanuzi ni Souvenir Raymond. Ndatekereza yuko muri meze neza mwese aho muri. Bamwise radio. Ndagukunda cyane, ndagukunda cyane. ze ng'owulirako yeyo Isaha nigera ukumva wandambiwe kwano n'oŋŋamba bizabe byiza mukunzi wanjye urangije ubimbwire. ng'owulira Nshaka ikintu cyo gukora. nga n'omutima Umunsi uzumva ndambiwe uzashaka umwanya nurangiza ubimbwire. nenoonya ekyoko Nshaka icyo nakora. nkowa neŋŋamba kankuveeko Njyewe hari igihe njya numva bindambiye numva nakuvaho kingumya nesigala nga nindalwa ariko ikintu gikomeza kunkomeza josula nuko nzi neza yuko umutima wanjye uri aho ngaho urara. Reka nze dutangire filime yacu.